Kimwe mu bintu bibaho nzi neza nuko buri wese atazi ngo asigaje igihe kingana iki kuri iyi si, keretse byonyine abarwaye indwara zibabarira iminsi byaze bikunze nka kanseri n'izindi. Aho ngaho ni urugero. Ese bigenda gute iyo dushaje nyamara hari ibyo twakabaye twarakoze mu myaka yacu ya kera, hari ibyo twakabaye kuba twari tuzi cyangwa se twaramenye mu myaka ya kera? Mu kiganiro agatabo cy'uyu munsi reka tuvuge ku masomo y'ingenzi abantu benshi bapfa batazi cyangwa se basaza bataza kenshi nyamara y'ingenzi muri ubu buzima. Amasomo ubusanzwe yakabaye kuba yaratumye babaho cyangwa se ubaho neza byuzuye mu buzima bwawe bw'ahashize. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda gucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo. Amasomo yagufasha mu buzima. Ni igitabo cyitwa ngo ubuzima bwuzuye. Umwanditsi Jimmy Carter wanditse iki gitabo yakise ngo A Full Life Reflections at 90. Ubuzima bwuzuye indorerwamo kuri 90. Ni amasomo meza wakwiga uyu munsi niba ushaka gutangira kubaho wishimye kandi ukabaho neza. Reka twicare hamwe twinjire mu minsi mikuru tumeze neza, tuzabeho neza 2024 niyo gahunda. Igitabo kivuga ko kwita ku muryango na za nshuti zawe zibanze za nyazo, ngaba ni abantu b'ingenzi cyane mu buzima bwawe. Niba utari unabizi, jya ubaha agaciro gakwiye cyangwa se bakwiye. Kwicisha bugufi ndetse no kwita ku bantu, ngo ujye wita kuri buri wese n'icyubahiro akwiriye ukimuhereze, kandi ntuzite ko ari we ndetse n'ahaturuka. Jya wubaha buri wese muri ubu buzima, ngo uzakore cyane kandi ube wa muntu uhozaho. Ntugatinye gushyiraho intego zidasanzwe kandi ngo ujye ukora cyane ngo uzigereho. Ngo ujya uba inyangamugayo kandi ngo uvugishe ukuri. Buri gihe ujye ukora icyanyacyo niyo byaba bigoye. Ubu ni uburyo wabaho bwuzuye, ubuzima bwuzuye muri ubu buzima tudasiba kubona ko bugoye. Ngo ujye ufasha abantu bose, mbese ubeho ufasha abandi kandi ujye wishimira ibyo ufite, kandi imigisha wahawe ujye uyishimira. Ngo ntabwo ari ibintu bisanzwe ko wabaho ufite umugisha runaka. Bamwe munarabizi kundusha. Ngo mu buzima ntugatinye gutsindwa kuko ni igice cy'ubuzima utahindura. Gutsindwa bigize ubuzima, ni nayo mpamvu umubiri unanirwa rimwe igihe kimwe twarangiza tugapfa. Ujya wigira ku mateka n'amakosa kandi wikomereze nyuma y'ibyo byose. Jya ubabarira kandi nawe wibabarire amakosa wakoze mbere hose, ubuzima bukomeze. Ngo niba hari ikintu cyiza wakwikorera ni ukubaho mu gihe cya none. Ngo ntugahore mu hashize cyangwa se ngo uhore ufite ubwoba bw'ahazaza. Oya, baho none. Niba hari ikintu cyiza ngo wakwikorera ku myaka urimo, ngo ni ukwishimira ubuzima urimo ndetse ugashaka bya bintu wishimira ndetse ukabiha umwanya. Mu buzima ntukagume mu kintu kimwe cyangwa mu buzima bumwe. Jya wivugurura kandi ngo ugire amatsiko kandi ngo wigire ku bandi. Ni igitabo kiri kuduha amasomo. Ni amasomo 15. Jya witeza imbere kandi ugire kuraje ndetse uhagarare urwanire ibyo wizera cyangwa se wemera, niyo byaba bitazwi cyangwa se bitemerwa na buri wese. Jya ugira icyizere kandi wizerere mu hazaza heza kuri wowe, kandi uharanire kugira impinduka mu isi cyangwa se gukora impinduka mu isi. Ukoreshe impano ufite ndetse wereke isi ibyo ushoboye, isi zungukire mu kubaho kwawe cyangwa se kuba warabayeho. Yari amasomo yatuma ubaho byuzuye kandi neza. Reka twizere ko hari icyo agufashije guhera uyu munsi. Mu kiganiro agatabo niho twari uyu munsi. Ushaka gushyigikira iki kiganiro, reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshyashya. Uzajya ubona ubutumwa. Nitwa Samuel Mugisha, ntuzacike ubutaha.